Twishimiye kubasuhuza inshuti zacu mwese aho muri hatandukanye, All Pioneers Team Rwanda n'abandi batandukanye bose tuba tuzi cyane ko bakurikirana ururimi tuvuga cyangwa se twumva ururimi rumwe, yaba abantu baba bari mu bihugu bitandukanye ariko by'umwihariko bose bamwe baba baramenye umushinga wa Pi Network. Akaba ariyo mpamvu rero n'ubundi tuba tugarutse uyu munsi kugira ngo twongere tuganire nyuma y'indi minsi myinshi bihise. Murabizi cyane ko natwe akazi dufite keshi ni akazi katarako kuza ngo tube turi online hano cyane kuri YouTube, ahubwo turi mu buryo budushishikaje cyane kugira ngo twubake ibintu bifite ireme dukurikije amakuru y'umushinga wa Pi Network aho ageze ndetse n'ibigenda birushaho kubakwa. Natwe rero ni mu rwego akenshi tuba turi mu kazi tuvuga ngo ni akazi gakomeye kandi nyine tuvuga ngo byibuze ibikorwa byose bigendanye n'umushinga wa Pi Network bizajye kugera igihe birangira. Natwe tuvuga ngo twawatse ibintu bifatika, ariho uyu munsi ubona imbaraga nyinshi tuba twazishyize mu kugenda dufasha abantu kwihuza mu buryo buzabaha imbaraga, cyane cyane ko uyu mushinga abantu bose ntago bawumenye ku rwego rumwe, nta nubwo bawizera cyangwa bawuha agaciro ku rwego rumwe. Ibyo byose rero bituma n'abandi bafite iyo weakness hari uburyo tugenda tubegera tukarushaho kugenda duhuza imbaraga n'ubumenyi bw'ibyo dufite. Ariyo mpamvu mubona muri iyi minsi cyane twagiye tugira gutya tukavuga ngo abantu bashobora kwihuza bamenye uwo mushinga mu bice baherereyemo, aho uyu munsi tumaze kubona ko byibuze nk'uturere 30 tw'u Rwanda harimo buri muntu wese wamenye uyu mushinga. Ariko kuba atarazi ko hari indi mugenzi we wawumenye uyu munsi akaba yamenya ko hari, ibyo byose urumva icyo bisobanuye ni imbaraga, ni ugushyira hamwe, cyane cyane ko uyu ni umushinga n'ubundi tubona ko ari umushinga ufite icyizere kiri ku rwego rwo hejuru ku bawumenye, ndetse kandi ibyo ukora n'ibyo ugenda ugaragaza ubwabyo birema icyizere kuri buri wese wawumenye. Yes, rero nk'uko musanzwe mubizi OTC-GROUP iyo tutaraza tuba tugikusanya amakuru meza yayandi y'umwimerere, ya makuru aza agusobanurira byinshi ubutaruzi cyangwa agusubizamo imbaraga yumvaga wari umaze kuzicika. Yes, OTC-GROUP rero uyu munsi tukaba twagiye nanone tukabakorera ubusesenguzi, cyane cyane ko ari ubusesenguzi buza bushingiye ku byo tuba twasomye, ku byo tuba twakurikiranye, kandi tuba twizeyeho amakuru afatika, amakuru mazima. Ushobora kwibaza rero ngo agaseke k'amakuru yacu uyu munsi ni akahe? Ubundi ikintu tuje twifuza uyu munsi kuganiraho ni ukuza kuganira ku kintu abantu benshi cyane bamaze iminsi bibaza cyitwa KYC. Ujya usanga muri iyi minsi hari abantu basa nk'abigize ibyihebe, abantu barakaye cyane, abantu basa nk'aho bumva bivumburiye umushinga wa Pi Network, ariko ukumva ni ikintu gitangaje kuko ubundi uyu mushinga wa Pi Network ntabwo ari umushinga waje ari scam, cyangwa ngo uvuge ngo ni umushinga waje woroheje ku buryo umuntu awuyobora mu ntekerezo ze akumva ko mu gitondo cyangwa nimugoroba bwacya wagenza uko ibyifuzo biri mu mutima wabyifuza. Yes, rero ahangaha tuje tukubwira ngo ubundi iyo projet nk'iyi ngiyi itegurwa ku rwego mpuzamahanga ikorwa hasabwa iki? Iyo ari isoko nk'iri ngiri rikorwa hasabwa iki? Iyo ari imishinga myinshi ishingiye ku ikoranabuhanga, ese kuko ni umushinga ugira rentability ukavuga ngo izabaho imara umwaka 2, 3, 5, imyaka 10 atari umushinga wabanje kubakwa neza? Baravuga ngo ubundi n'inzu ya etage ijya bitewe na nivo zizayijyaho nayo nizo mbaraga ibanza gukoresha mu nkingi cyangwa se muri fondasiyo. Pi Network rero nayo bitewe n'inkingi zizayubakiraho iracyubaka fondasiyo ihesha agaciro cyangwa se ihireme inkingi zizayijyaho. Niyo mpamvu ubona uyu munsi Pi Network twayimenye turi benshi, ariko abazayimenya benshi kurutaho ni abari inyuma. Twe rero twayimenye, buri wese ajye nahura na mugenzi we wayimenye ajya abanza mukora mu kiganza mubwira ati uri umunyamahirwe kuko wamenye ikintu kidasanzwe. Ko uyu munsi abamenye Pi Network ari ikindi gihe abenshi bazayimenya bakayiha n'agaciro bakayisobanukirwa, ariko igihe kizaba cyararenze kuko nta gihe na kimwe kijya kigaruka inyuma
ku muntu wakinyuzeho cyangwa cyanyuzeho. Niyo mpamvu uyu munsi wakubwira ngo ugarure ibintu byo muri 2000, ugarure ibintu byo muri 2001, ntago wabibona turi muri 2022. Bivuze ngo rero icyo gihe ibyagutambutseho kiragiye ntago uyu munsi ariho wabibona. Bivuze ngo uyu munsi na paye, niba uyu munsi warayimenye, ejo nyuma y'imyaka 2-3-4 hari umuntu uzibaza ngo harya muri 2020 muri 2022 umuntu wamenye payi byari bimeze gute, yavugaga gute, yari yitwaye gute. So bibe byubatse history gusa y'ibyabayeho. Nawe rero icyo dushaka kuvuga ni iki? Muzi ko abantu benshi ikintu bumva kiba kibaraje ishinga ni ukubona KYC. Umuntu uyu munsi arakubwira ati se kukige ntarabona KYC, hari ni irihe kosa nakoze, ni ikihe kibazo mfitanye na system cyatumye ntabona KYC. Ugasanga ari kwiblaming, ariko mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari we, ntabwo ikibazo ari system. Twarabisobanuye kenshi, ariko uyu munsi reka tubisesengure. Ubundi ni ukuvuga ngo total supply ya Pi network murabyibuka ko hakozwe miliyari 100. Izi miliyari 100 zimaze gukorwa, ni ukuvuga ngo bavuze izizakoreshwa mu bindi bikorwa by'uyu mushinga. Bavuga izo all pioneers bazamayininga iteka ryose kugeza igihe baprogramye gishize. Banavuga n'izindi zizasigara ari reserve ya core team. Ni ukuvuga ngo twebwe twisanze ko dufite 65 billion, miliyari 65 mini miliyari 100 za payi. Bivuze ngo kugeza uyu munsi payi buri wese yemerewe kuzahabwa, zigenda ziza mu byiciro. Ni nayo mpamvu ubona uyu munsi badushyiriyeho icyo bita lock-up. Iriya lock-up ikintu isobanuye ko hari n'abantu, mu mbabarire nimbivuga ibi ngibi niko kuri guhari, kugira ngo ube no mu mushinga uwuzi, utuze, ufata amahoro mu mutima, wirinde panike. Niba wiriraga n'imvange, niba ukizibona ukomeze uzirye nta panike, kuko umugisha gusa wagize nuwo kumenya uyu mushinga, ibindi ntibikureba. Noneho hari iki rero, ni ukuvuga ngo uyu munsi kugeza muri 2022 niba tuzasohoka uyu mwaka utarabona KYC, bivuze ngo wenda ukabona KYC muri 2023 niyo haba mu kwa mbere. Ni ukuvuga ngo hari lock-up wakoze either y'imyaka 3. Ni ukuvuga ngo ubwo wowe payi uzabona bazatangira kuzibarira uhereye cyagiye ziswe ko zageze kuri available balance. Now ni ukuvuga ngo icyo gihe rero wowe ubwo payi zawe zimwe zisigaye kuri lock-up uzazibona muri 2026. Mu gihe wakoze KYC uyu mwaka, we payi ze azazibona muri 2025. Abajya bakora ama KYC murabizi iyo zageze kuri available balance. Noneho hari n'undi buriya system izagenda isigarana kuzageza igihe wenda we maybe ashobora gukora KYC muri 2024, kuko ibyo ngibyo nta muntu ukwiye kukwishyiramo ko bigomba kurangirira icyarimwe gutyo gusa. Dukurikije amakuru tubona y'aba bahanga uburyo bagenda babibarira, bivuze ngo uwo ngo nabona KYC muri 2024, ubwo we nukuvuga ngo payi ziwe zose za Burundi azazibona muri 2027. Ni ukuvuga ngo nta gihe na kimwe ubona ko bashaka ko abantu bazabibonera igihe kimwe. Kubera iki? Kubera ikintu bashaka kurinda cyitwa agaciro ka payi. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo mbese umwe nazibona undi ntazibone, ntago harimo akarengane. Ese ubwo ibyo bintu nibyo byiza abantu bose bataherewe ikintu rimwe? Ariko mu by'ukuri banza utekereze ku ruhande rwawe, utekereze no ku rwa mugenzi wawe, utekereze no ku rwa systeme yose. Uyu munsi uko buri wese afite PI ntago araziha agaciro kimwe na mugenzi we. Niyo mpamvu aba bazungu bo payi zabo baziha agaciro, baranazubaha. Ni nayo mpamvu bavuze ngo aba bantu kuko batarasobanukirwa n'icyo twabahaye, tuzagenda tuzibaha gakeya kuzageza igihe babanza bakinjira mu nyigo yo kumva ko PI ari amafaranga ahenze. Uyu munsi usanga umuntu ufite PI ashobora no kuyijugunya, kuyitangira ubusa, kumva adafite ikintu asobanukiwe. Mu by'ukuri abo nibo bari kuvuga ngo nabo tubigishe kuzageza igihe bazamenya icyo bafite ko gifite agaciro. Uyu munsi rero
mwagiye mubona ko KYC yagiye ihabwa abantu bashyashya. Abo bantu bashyashya bahawe KYC, icyambere ni ba bantu bari mu mushinga bataramenya n'ibyawo neza, kubera ko ahawe amakuru ejo bundi yaramayinize akanze yagize payi 30 bamuhaye KYC, agize payi 50 bamuhaye KYC, agize payi 100 bamuhaye KYC, bakuyemo lockup asigaranye payi 3 cyangwa payi 10, ugasanga uwo muntu nizo payi bamuhaye. Ariko nukuvuga ngo izo payi nubwo yabimwe, ejo niba bayihaye agaciro igomba kubifite, uwo muntu ni umutangabuhamya mwiza wo gusobanura ko cya kintu gifite agaciro. Ariko wowe nanjye twebwe twabimenye kera, abo bita old pioneers, ni abantu bamaze gusobanukirwa uyu mushinga, bafite amakuru ahagije. Bivuze ngo wowe inyota bagikereya niyo kugira ngo ukomeze ukore kandi wizere uyu mushinga, kuko nubundi ibiteganyijwe byose, ibizagira agaciro muri uyu mushinga byose bishingiye cyane cyane ku old pioneers, kuko nibo bafite payi nyinshi, nibo bazazikoresha igihe kirekire, nibo bazakora imishinga myinshi. Bivuze ngo rero wowe niba utarabona KYC uyu munsi, ntabwo ukwiye kugira panike n'imwe, kuko icyambere KYC barabizi neza ko bagize imibare runaka bagomba kujya bazitangamo. Uyu munsi kimenyimenyi nuko amapayi amaze kuboneka, donc ukuvuga ngo ama KYC yakozwe yatanze payi zigeze kuri 1,1 na miliyoni 300 zirenga. Ariko izo bakoreye lockup ni 1,1 na miliyoni nka 30 nazo zirenga. Bivuze ngo uyu munsi usanga payi ziri kuri available balance muri circulation ntizirarenga 900,000, nta na miliyoni ya payi ihari. Bivuze ngo rero icyo nicyo bashatse gufokasingaho, payi zitangire kuzagira agaciro iri mu bantu bakeya, noneho uko igenda igira agaciro ariko bagenda bayizamura, ariko bafungura KYC, ariko bagenda bayizamura, ariko bafungura KYC, kuzageza igihe buri muntu wese azisanga ashobora kubona payi yarayinyotewe kubera yatangiye. Byose rero urumva nibyo bizagenda birushaho kuzamura agaciro ka payi, ibinyejana ku bindi binyejana, imyaka ku yindi myaka. Igihe cyose umuntu uzaba yifite, niho uzasanga abantu benshi nyine bibaza ngo se kubona payi bisaba iki, kuyibona umuntu yayibona gute, cyane cyane ko ubwo urumva payi niba yahawe agaciro nk'ako tugenda tubona bayiteganyiriza, ni ukuvuga ngo na payi imwe yonyine ubwayo yazaba ihenze, na payi imwe yonyine umuntu uzaba yifite azaba afite ikintu gihenze, kandi noneho ni nabwo wa wundi utayifite azajya aba yifuza no kuba yabona na 0.5 byayo kugira ngo abone serivisi zihenze zikomeye, cyangwa se nawe amafaranga y'agaciro bitewe nyine n'aho igihe kizaba kigeze. Birumvikana, ni nayo mpamvu mwabonye ko bagiye baduha amaperiode atandukanye ya lockup. Niyo mpamvu usanga nta muntu uzahuza lockup n'undi, uzasanga abantu mu bihe bitandukanye lockup zabo zitandukanye. Bivuze ngo umwe ashobora kuzayibona uyu mwaka, undi akayibona undi utaha, umwe akayibona muri uku kwezi, undi akayibona mu kundi kwezi. Birumvikana ibyo byose nibyo nyine bikereye iriya scarcity ivuga ngo igihe cyose hazahoraho umuntu demande, hazahoraho abantu bakeneye iyo payi kuba bayikoresha, kuba bayitunga, bitewe n'uko nyine management core team yagiye irimita imikoreshereze. Ndakeka kandi wenda nko ku bantu basobanukiwe industry ya cryptocurrency, hari ubundi buryo nabwo bavuga ngo icyo bita trading day limits, kuvuga ngo uyu munsi wenda ntago wemerewe kuba wacuruza ibirenze ingano iyi n'iyi. Muri systeme wenda ya wallet hari uburyo bashobora nabyo kuzabyubakamo, ku buryo wenda utacuruza payi zirenga 2 ku munsi bitewe n'agaciro. Ibyo byose bigenda bibaho iyo management team yabyize neza. Yes, tubwira ngo amakuru yo agendanye na KYC byose tuzagenda turushaho kubigaruka mu cyegeranyo gitaha. Ni